Nongeye kuguha ikaze nshuti mukundwa wahisemo gukurikira Unity Star TV, nitwa Nkundimana Edizo. Uyu ni umwanya tugiye gusubira mu byigisho bya Bibiliya. Ndagira ngo mbwire ngo uyu mwanya urawuhawe kugira ngo wige ibyigisho bya Bibiliya, kugira ngo ubashe gusobanukirwa na Bibiliya, umenye amateka ya Bibiliya, umenye ibyiza biba muri Bibiliya, kandi uhindurwe na Bibiliya. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Icyigisho tumaze iminsi twiga ni ukuvuga icyigisho tuba tumaze iminsi 6 twiga, tugisubiramo kugira ngo uwaba waracikanwe yongere kugirirwa amahirwe yo kugira ngo yige nawe icyo cyigisho kandi agire icyo akuramo. Ntabwo tugisubiramo rero twenyine, ahubwo dutanga imirongo migari kugira ngo abantu babashe kunganirana, babashe kuganira, babashe gusobanurirana, hanyuma umuntu wese agire icyo atahana, kandi twige guca bugufi kugira ngo duhindurwe n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaza gusubira mu cyigisho cya 8. Iki cyigisho cya 8 ni icyigisho cyiza cyane, kuko cyari icyigisho cyatubwiraga ngo intwari zo kwizera Yosuwa na Kalebu. Intwari zo kwizera Yosuwa na Kalebu. Aba bantu byagenze gute? Ese kuki babaye intwari zo kwizera? Jewe nawe twabigiraho iki? Ese nawe urashaka kuba intwari yo kwizera? Imana ibigufashemo mu izina rya Yesu, kandi uzaba intwari yo kwizera. Iki cyigisho twagisanze muri Bibiliya, ni ukuvuga mu mirongo ya Bibiliya, mu kubara igice cya 13 umurongo wa 6, ndetse no muri Luka 18:1-5, Yosuwa 19, 49-51, rwa kabiri rw'Abikorinto 3:18, Abaroma 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Icyo kwibuka baratubwiye ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ryabo, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Muzirikane iherezo ryabo, mwigane kwizera kwabo. Reka dusenga Imana. Turagushimye Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana idukunda, uhabwa icyubahiro. Uduhaye ibyitegerezo kuba tubanjirije mu murimo, uduha kuzirikana ingeso zabo, maze tukigana kwizera bari bafite. Ngwino bidushoboze, kuko twe ntitwabyishoboza. Nibyo tukwakira ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Iki cyigisho bagitangira batubwiye uburyo umubyeyi wese yifuza ko umwana we yigana ingeso nziza, ariko akaga twagize mu isi ni uko ikibi kiba gisa naho kiganje icyiza. Reka Imana jewe nawe ibiturinde mu izina rya Yesu. Icyo nkwifuriza ni uko icyiza gikwiye kuganza ikibi muri wowe ukaneshesha ikibi, icyiza kikurimo. Aba batubanjirije barimo Yosuwa na Kalebu bagumanye kwizera, bagira ingeso nziza, banamba ku Mana, bisoza batsinze urugamba. Mbese wowe witeguye kuzatsinda urugamba? Ariko nukomeza kwizera uwatsinze, uwo nkubwira ari we Yesu Kristo, nawe ubwawe uzanesha. Turasubira haruguru gato muri aya masomo, mu kubara 13 umurongo wa 6, tuhabona uburyo hagiye hatoranywa abatasi, ariko aba batasi bagatoranywa harimo uwitwa Yosuwa, ariko twitse cyane kuri Kalebu. Uyu yajyanye nabo ajya gutata, bazana inkuru, ariko inkuru bazanye muraza kureba uko turibuze kugenda twinjira mu byigisho uburyo zari zitandukanye. Inkuru Yosuwa na Kalebu bazanye ni inkuru yaremaga umutima, ni inkuru y'ibyiringiro, kandi ni inkuru yasubijemo ibyiringiro abana b'Imana, maze babasha gukora icyo bagombaga gukora, kandi baranesha. Ujye ugira inkuru nziza, no mu bihe bigoye ujye uba intwari, ujye uvuga ibyiza, kandi igihe cyose wiringiye Imana, ndakubwiza ukuri ngo ntabwo uzaneshwa, ahubwo uzatsinda. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka twihute tujye ku ngingo yo kuwa mbere, twumve icyo yatubwiraga. Kuwa mbere baratubwiye ngo, icyo gihe hari ku itariki 16, kuwa mbere baratubwiye ngo ubudahemuka. Inshuti muvandimwe, ujya wumva waba indahemuka? Ese iyo ubonye umuntu w'indahemuka hari icyo bikubwira mu mutima wawe? Muri iyi minsi abantu benshi barahemuka ngo baramuke. Wowe rero ukwiye gutandukana nabo. Reka twumve icyo bashatse kutubwira hano ku budahemuka. Hano baduhaye amasomo akurikira. Irya mbere riri mu Itangiriro 36 umurongo wa 15, ndetse no mu kubara nanone 13 umurongo wa 6 n'uwa 30, na Yosuwa 14:6-14. Aba bagabo bagiye kutubwiraho ni abagabo n'ubundi babaye indahemuka mu gihe kigoye. Ese wowe aho abandi bahemuka, wowe ujya wifuza kuba indahemuka?
ese wowe ntabwo uri impemuke ndamuke? Icyo nkwifuriza ni uko wagera ikirenge muri aba batubanjirije umurimo. Reka twumve ngo izina Kalebu rikomoka ku ijambo ry'igiheburayo Kalebu risobanura imbwa, kandi rikoreshwa mu isezerano rya kera buri gihe mu buryo butari bwiza. Nyamara kandi ijambo Kalebu mu nzandiko no mu ndirimbo byo hanze ya Bibiliya berekana umugaragu w'intwari udatezuka kandi akaba indahemuka kuri shebuja. Muri iki cyerekezo Kalebu yabaye indahemuka ku izina rye, agaragaza mu mibereho ye yose kumvira Uwiteka atajegajega. Imana yacu yabwa icyubahiro. Izina rya Kalebu mu busobanuro bwaryo rivuza imbwa, ariko we yavuguruje ubwo busobanuro, yerekana kumvira Uwiteka atajegajega, yerekana ko ahubwo izina rye ari izina ry'ubutwari. Harya wowe witwa nde? Harya wowe izina ryawe uryitwara mute? Reka nkubwize ukuri ngo izina ryawe nibwo ryaba ribi, Yesu ubwo azagaruka azarihindura ryiza. Ariko uyu munsi nawe ufite uruhare mu kugira ngo izina ryawe ribe ryiza, wumvira Imana, uba indahemuka kandi urwana intambara nziza yo kwizera. Imana igufashe. Ndagusaba kugira ngo uze twigire kuri aba bagabo, Yesuwa na Kalebu. Kalebu yarwanye intambara nziza yo kwizera. Uko bamwitaga ntabwo ariko yarari, we hari uko yarari mu Mana. Izina rye ntaho ryari rihuriye nawe, ahubwo we yavuguruje ubusobanuro bwaryo, aba indahemuka, aba intwari. Uyu munsi abikiwe ikamba ry'ubugingo. Ndagusaba nawe kugira ngo ubikirwe ikamba ry'ubugingo. Komera ku Mana kandi birashoboka. Hirya y'ejo Yesu azagaruka, azaduhamagara mu mazina, azambika ikamba umuntu wese wabaye indahemuka mu bye. Imana idufashe, iduhe kuba mu byayo. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Yari ingingo yo kuwa mbere. Reka twihute tujye ku ngingo yo kuwa kabiri, twumve nayo icyo yatubwiraga. Ingingo yo kuwa kabiri mbese yatubwiraga ngo iki? Hari ku itariki 17 baratubwiye ngo ma iki gihugu cy'imisozi. Uyu wagisabaga ninde? Mbese yagisabaga nde? Twihuse, iki gihugu cy'imisozi ni Kalebu wagisabaga. Yagisabaga Yesuwa. Igihe cyari kigeze, bamaze kwambuka bageze mu gihugu cy'isezerano, hanyuma Yesuwa atangira kugabagabanya abantu aho bagomba gutura. Nyuma Kalebu nawe, nubwo ntabwo twinjiye mu mateka cyane ngo turebe uburyo Kalebu yari umunyamahanga, ariko tuzabyinjiramo mu minsi iri imbere, yasabye nawe ko ahabwa igihugu cy'imisozi, kandi ntabwo bamwirengagije, ahubwo mu bagabanye niko nabivuga, nawe yaragabanye. Kuki Kalebu yagiye gusaba ibi ngibi? Kalebu nawe yari yamaze kuba umwe mu bwoko bw'Imana. Abayizera bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana yacu yabwa icyubahiro. Nawe yagombaga kugabana kucyo nakwita umurage wari waragenewe ubwoko bw'Imana. Yabwiye ijambo rikomeye Yesuwa, aramubwira ngo turi Kadeshi y'Ibaruneya. Uko byari bimeze, kandi ubwo narwanaga intambara, mbaraga nari mfite mu ntambara, n'uyu munsi mfite imyaka 80 nizo ngifite. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ntabwo ubwoko bw'Imana bujya bubura imbaraga, ahubwo iyo tugiye mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, imbaraga zacu ziratakara, ugasanga duhuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko iyo umuntu agumye mu Mana, Imana iramurinda, ikamurindira n'ubuzima. Imana yacu yabwa icyubahiro. Reka twihute kandi tujye ku ngingo yo kuwa gatatu. Iyi ngingo yo kuwa gatatu hari ku itariki 18 yaratubwiraga ngo imbaraga z'icyitegererezo. Imbaraga z'icyitegererezo. Ukeka ko imbaraga z'icyitegererezo zari zandi? Imbaraga z'icyitegererezo, ese imbaraga zacu tuzikurahe? Ninde dukwiye kwitegereza kugira ngo tugire imbaraga? Iki cyigisho twagisanze cyane cyane muri Yesuwa igice cya 15 umurongo wa 16 n'uwa 19, Abacamanza 1:13 ndetse n'Abacamanza 3:7-11. Ngo ni iyihe nkuru ikubwira ku mbaraga z'icyitegererezo? Reka twumve. Ngo Kalebu aravuga ati, umuntu azatera Ikeresifati akahanesha, nzamushyingira umukobwa wanjye. Otonayeli mwene Kenazi
murumuna wa Kalebu niwe wahahinduye maze Kalebu aramumushyingira. Uyu muryango wari umuryango w'abantu bafite imbaraga. Murumuna wa Kalebu niwe watsindiye uyu mukobwa kuko yagize imbaraga zo gutera, maze i Mesopotamiya arahanesha. Ahanesheje nk'uko byari byarasezeranywe, nk'uko bari barabimubwiye, yigarurira n'ubundi uyu mukobwa. Ibi ngibi bishatse kutwigisha iki mu bihe byacu? Ni uko natwe dukwiye kurwana, kandi tukarwana intambara nziza yo kwizera, tugashyiramo imbaraga. Ntabwo urugendo rujya mu ijuru ari ukujenjeka, ahubwo urugendo rujya mu ijuru bisaba imbaraga, bisaba kurwana, bisaba kurwanya icyaha, kandi bisaba kugitsinda. Utari muri Yesu ntabwo bishoboka. Reka mbabwire rero ngo ntabwo dukorera ubusa, ahubwo abizeye Yesu ku iherezo nitumara gutsinda tuzahabwa ibyo twasezeranijwe. Reka Imana iguhe kugira ngo urwane utsinda, kandi umenye yuko tutaruhira ubusa, ahubwo amakamba arateguwe. Imana iguhe kubyumva mu izina rya Yesu. Reka dukomereje ku ngingo yo kuwa 4, hari ku itariki 19 Ugushyingo. Baratubwiye ngo intwari yicisha bugufi. Intwari yicisha bugufi. Kuki intwari yicisha bugufi? Ese hano tugiye kuhasanga iki? Tugiye kuhasanga nde? Ninde wicishije bugufi kugira ngo abe intwari? Urutonde rurerure rw'amazina y'abantu rwari rugizwe n'ibimenyetso byo ku butaka, ku ngabano z'ubutaka bwahawe imiryango ya Isirayeli, rukurikijwe na raporo z'uburyo ubutaka bwagabanyijwe. Iminyago rushyikirizwa abantu babiri b'intwari, ariko Kalebu na Yesuwa ngo barugenzure ku nshuro ya mbere. Kalebu yahawe gakondo ye ku ikubitiro, mu gihe Yesuwa yayihawe ku iherezo. Imana yacu ishimwe cyane. Kalebu yahawe aho yagombaga guhabwa ku ikubitiro cyangwa se bwa mbere, ariko Yesuwa ahabwa bwa nyuma. Kubera iki? Ahangaha hari ikintu bivuze gikomeye cyane, ngo Yesuwa yahawe ku iherezo. Kugeza icyo gihe Yesuwa yari yarahaye ubutaka imiryango y'Abisirayeli. Noneho igihe cyari kigeze ngo ubwoko bwa Isirayeli buhe Yesuwa gakondo. Imana ishimwe cyane. Umuyobozi n'ubundi niko bigenda. We yarabanje aratanga arabagabira ahantu hose, agabanya abantu uko bikwiriye. Arangije we ahabwa nyuma. Bari baramuhaye raporo y'ibyanyazwe, bamuha raporo y'ahantu hose, arangije agenda bigabanya neza. Nk'umuyobozi ntabwo ari we wibanje, ahubwo we yariherukije. Binakwereka ubutwari bari abantu b'Imana bari bafite. Uyu munsi iyo umuntu agize opportunity yo kugira ikintu abona, yumva we yakwikubira, maze abandi bakabona udusagutse. Ntabwo ariko ziriya ntwari byagenze, ahubwo bo bumvaga ibyo bafite ari iby'abandi, ahubwo bo bakaza gufata nyuma ibisigaye, kugira ngo hataza kugira n'umuntu ugira ikibazo atekereza ko ibyo baharanira ari gakondo y'ibyo mu isi. Ntabwo ari byo, ahubwo twebwe abana b'Imana ibyo tureba ni iby'ubwami bwe mu ijuru, kuko ibyo mu isi bimara igihe gito, birahita, bitambuka nk'umuyaga ndetse bikibagirana. Ariko ikibanze ni uko twimika Imana kugira ngo izaduhe gakondo yo mu bwami bwo mu ijuru. Yosuwa rero ntabwo yahataniraga ibyo mu isi cyane, ahubwo yifuzaga ko ubwoko bwe buri bugubwe neza, bukamera neza mu butwari bwe bwinshi n'ubudahemuka bwinshi. We yafashe nyuma, yamaze kugabanya abandi bose. Imana iduhe kubyumva neza mu izina rya Yesu. Nshuti mukundwa ukurikiye New Star TV, ndagira ngo ubwire ngo aho uzagira ikibazo, inyunganizi cyangwa igitekerezo, nawe ufite umwanya wo kugira ngo utubwire, maze dusangire ibitekerezo kugira ngo twese dufatane umurunga, tuzajyane mu bwami bw'Imana. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye ku ngingo ikurikiye yegera isatira umusozo. Ingingo yo kuwa 5 hari ku itariki 20 n'ubundi Ugushyingo, yaratubwiraga ngo yahinduwe no kwitegereza. Yahinduwe no kwitegereza. Ninde wahinduwe no kwitegereza? Ngo gutumbira urugero rw'imibereho y'intwari zikomeye zo kwizera ni ikintu cy'ingenzi mu mikurire yacu mu by'umwuka.
aka kantu ngira ngo urakumvise neza. Kwitegereza nibyo byamuhinduye, ariko batubwiye ijambo rikomeye cyane ngo gutumbira urugero rw'imibereho y'intwari. Ninde ureberaho? Ninde rumodo wawe? Ninde ibyo ukora byose ubishingiraho? Reka nkubwire ngo twebwe nk'abana b'Imana dufite uwo tureberaho, niwe Yesu Kristo. Niwe ntwari yacu iruta izindi zose, dore ko n'izo zose tuvuze bamwe barapfuye ariko bahiki kwamba ry'ubugingo, ariko Yesu wacu ntapfa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ninde utumbira? Ahangaha baduhaye isomo rikomeye cyane riri mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2, hatubwira ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, dukwiye kwiyambura icyaha kibasha kutwizingiraho n'ikizinga icyo ari cyo cyose. Igicucu cy'abahamya bangana batyo ni ikihe? Iyo basomye iri somo wumva iki? Igicucu cy'abahamya bangana batyo ni abantu bakiranukiye Imana mbere yacu. Uyu munsi amazina yabo akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abo nibo batugose rero. Ubwo tugoswe nabo dukwiye kwiyambura ikizira cyose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, ahubwo tukaba abakiranutsi. Nicyo bivuze. Ni nabwo butwari Imana idusaba, ni ukwiga gukiranuka tukiriho muri ubu buzima. Impamvu ni iyihe? Ni uko abatubanjirije babishoboye. Wowe kuki utabishobora? Mbese kuki wumva ko icyaha cyaganza muri wowe kurenza uko icyiza cyaganza muri wowe? Imana iguha umugisha, iguhe kubyumva neza kandi urwanye icyaha. Njya nkunda kuvuga ngo nimba uyu munsi watukanaga inshuro 5, genda ugabanya. Ejo uzatukane 4, umanuke ugere kuri 3, ugere kuri 2, ugere kuri 1. Uzasigara icyaha kitakikuganza, ahubwo wowe waraganje icyaha. Wumva imibereho yo gukiranuka ari igukurura, kandi birashoboka. Ubwo Yesu wanakaribo babishoboye, nawe wabishobora. Reka ngusabire kuba intwari. Reka ngusabe kugira ngo wihangane, unambe ku Mana, uyishikameho. Hirya y'ibi ngibi tuzataha. Imana iguhe kubyumva mu izina rya Yesu. Reka negere mu bindi byo kwigwa no kuzirikanwa, naho ndahasoma amagambo make cyane kugira ngo dusoze. Hano batubwiyemo amagambo akomeye cyane mu byo kwigwa no kuzirikanwa ngo ukwizera kwa Kalebu kwari kukiri nk'uko kwari kumeze igihe ubuhamya bwe bwavuguruzaga amakuru mabi yari yaratanzwe. Amakuru mabi yari yaratanzwe. Ibuka ukuntu bigeze gutanga amakuru mabi Abisirayeli bavuye gutata, bakavuga yuko igihugu babonye kirimo abanaki bazabica kandi bameze nk'inzigi munsi yabo. Ariko Yesu na Kalebu baravuze ngo tuzabarya nk'imitsima. Haleluya! Nguko kwizera Imana. Reka negera umusozo nkubwire ngo imibereho yawe ikwiye kuvuguruza ibyo bakwita. Imibereho yawe ikwiye kuba myiza kugira ngo uzahabwe ubwami bw'ijuru. Reka dusezere kwifuriza kuba intwari nka Yesu na Kalebu, kandi Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Bari kumwe na Nkundimana Edizo. Reka tuzasubira ubutaha ku munsi nk'uyu. Imana ibitubashishe kandi gushoboze mu izina rya Yesu. Amen.